Shuti bakundwa, dufatanije urugendo rugana mu ijuru, ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Shalom, shalom. Rero tugiye gukomeza icyigisho twatangiye ubushize kivuga ngo agakiza ni ukubaturwa cyangwa se kuvanwa mu buretwa bw'icyaha. Uyu munsi ndagira ngo turebe ingingo ya kabiri, bishoboka tureba n'iya gatatu, ntabwo turatinda cyane, ivuga ngo icyerekezo kimwe gusa kidakebakeba cyangwa se sens unique du salut. Icyerekezo kimwe cy'agakiza kidakebakeba nicyo tugiye gukurikizaho. Ni byiza cyane ko ibi bintu tubyumva nk'uko Bibiri bitubwira. Mu Gifaransa bavuga le seul chemin qui donne un vrai sens unique à la vie de l'homme. Vuga ngo ubuzima bw'umwana w'umuntu kugira ngo bugire sens, nuko ubwo buzima bwerekwa cyangwa se bumenye inzira nyayo. Iyo nzira nta yindi niyo tugiye kureba, niyo nzira ni Yesu. Twarabibonye, ni icyerekezo kimwe cy'ubuzima cyonyine kibaho. Twajyaga twiga muri Isirayeli bakavuga ngo inzira zose zigera i Roma, ariko ibyo nyine ni by'abapagani bagenderaho. Ugasanga nk'umuntu umwe aravuze ati kera najyaga mbyumva nko mu Rwanda, i Burundi simbizi niba mugira Ryangombe, ukumva nk'umuntu aravuze ati Ryangombe atugeza ku Mana. Urabona ko nk'inaha ngaha abantu bavuga bati Muhammad yatugeza ku Mana. Hari igitabo nasomye cy'abamoromo muri Amerika, n'abantu bafite idini ry'abamoromo bavuga ati umumoromo yatugeza ku Mana. Inzira ni imwe. Tuzabivuga tubizire, tuzabivuga tubihorwe, tuzabivuga yewe. Ndagira ngo mbabwire, nicyo kintu Yesu yaduhamagariye, nicyo kintu duhamagarirwa, ni ukugira ngo tuvuge inzira nyayo. Iyo nzira rero ahangaha niho ntangira mvuga ngo ni inzira imwe gusa, inzira imwe gusa igaragaza icyerekezo cy'ubuzima bw'umwana w'umuntu. Hari ijambo nkunda kuvuga, ijambo rivuga ngo ubuzima budafite Yesu nta sanse buba bufite. Rero ahangaha nshaka kuvuga ko agakiza twakira ni inzira winjiramo, nk'uko nabivuze ubushize. Ndagira ngo ako kantu nkagarukeho ariko nkasobanure mu buryo busobanutse neza. Avuga ngo ni inzira winjiramo, none wakwemera gukurikiza amabwiriza yayo cyangwa se ya nyirayo, ugahabwa ubugingo buhoraho. Kuvuga ngo twitonde, Imana ikintu yakoze niki? Muri Yohana 3:16 haratubwira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Bibiri yitubwira neza ko ubugingo buhoraho buri muri Kristo Yesu. Ni ukuvuga ngo uwakiriye Yesu Kristo aba mwakiranye n'ubugingo buhoraho buri muri we. Urojese Yesu Kristo cyangwa se umwanzi aba mwanganye n'ubugingo buri muri we, ubu ntabwo azabona. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo muri iki gihe cya none abantu benshi barashaka, barifuza ibyiza byava ku Mana, ariko bakanga impano y'Imana. Kandi impano y'Imana itanga niyo irimo igisubizo cy'ibibazo byabo, niyo irimo ubugingo buhoraho. Aha hantu tuhitondere, tuhumve neza. Iyo twemeye ko Yesu Kristo abaho ubuzima bwe muri twe, atuye muri twe mu buryo bw'umwuka wera cyangwa se sous forme du Saint-Esprit, nibyo bituma tumenya Imana mu buryo bwuzuye. Kuko ubugingo buhoraho ni ukumenya Imana na Yesu. Udafite Yesu, udafite umwuka wera, ntabwo ushobora kumenya Imana. Kuko umwuka wera uri muri twebwe, Yesu Kristo uzakaba muri twebwe, niwe uhindura imitekerereze yacu, agahindura imibereho yacu, agahindura imivugire yacu, agahindura comportement yacu, ku buryo noneho dusigara tubasha kubana n'Imana, tuvugana n'Imana mu ijambo ryayo. Ubundi igihe cyose uzabaho ukumva, niba udasenga, niba udasoma ijambo ry'Imana, niba utaganira n'abandi ijambo ry'Imana, niba udakenera kumva ijambo ry'Imana, niba udakenera kumva ibihimbano by'umwuka, kandi ukumva wibereyeho neza, kandi ukajya ujya gusenga, ukajya mu rusengero, ukagira gute, nyamara aho wibereye hose ukumva nta kintu na kimwe kigukurura kujya kumva ibyo bintu,
ukumva nta kintu, ukumva gusenga niyo udasenze wumva uriho neza, niyo utize ijambo ry'Imana wumva uriho neza, uzamenye ko nta mwuka wera. Kuko umuntu warangije kwinjira muri iyi nzira turi kwita agakiza, akakira Yesu Kristo, akakira umwuka wera, ahora amukomanga. Yesu Kristo niwe nzira yonyine ijya ku Mana Data. Niyo mpamvu tuvuga ngo ni sens unique, niwe nzira yonyine. Izindi kandi iyo wayigezemo ntubugomba gusubira inyuma, urakomeza ukagenda. Kera niga muri histoire, twize umugabo, mwese mwarabyize, mwize umugabo witwa Hitler. Donc yari yarantrenya abasirikare be, abaha information dure, abaha imyitozo ikomeye yo kurwana y'intambara. Ariko hari ikintu cyatumye burya Hitler abikimenywa bose, amenyekana hose kubw'iyo ntambara yashoje ya kabiri, nuko yabwiraga abasirikare bati nta musirikare wanjye ureba inyuma. None haravuga ati nimuzajya muri ku rugamba mukagenda mugiye kurwana, umwe nihagira ureba inyuma, uri inyuma yazajya murasa. Iryo tegeko ryari ririho, nta muntu washoboraga kureba inyuma kwa Hitler, nibishoboka. Niba ugiye ku rugamba uragenda utareba inyuma, ugenda urwane mpaka unesheje cyangwa nibyo. Kuko iyo warebaga inyuma n'ubundi uri inyuma yawe yarakurasaga. Niryo tegeko bari barahawe. Bigaragara ngo niyi nzira ducamo, amabwiriza dufite nukuyicamo utareba inyuma. Niba uyinjiyemo umenye ko ntuzareba inyuma, ntuzagaruka. Kuko nugaruka ubushize nare babwiza aba nka Mukaroti yarabwiwe ngo hunga ugende, ngo kandi urebe inyuma. Ariko ararenga reba inyuma, ahinduka inkingi y'umuntu. Twango twitonde cyane. Niba umupagani nka Hitler yabashije kwanterena abasirikare bakamwumvira bakabikora, kandi intego ze bakazigeraho kuko yajambije isi rwose pe, natwe nitwumvira umwami wacu, iyi si tuzayizambya mu buryo bwiza. Tuzazambya Satani n'ingabo ze, kuko twe nibo duhamagarirwa kurwana nabo. Turi ku rugamba, turabasirikare ba Yesu. Ntabwo turi kurwana n'abantu bambaye inyama n'amaraso. Turarwana n'imyuka mibi ahantu habi mu kirere. Turarwana na Satani n'ingabo ze. Turarwana n'abadayimoni. Turarwana nitwumvira umwami wacu. Niba abantu barabashije kumvira umuntu bakagera ku ntego ye, mwumve noneho twe nitwumvira umwami wacu, umwami Yesu, nitwumvira Imana. Kandi Imana ari yuduha imbaraga. Kera mu Kinyarwanda umunyarwanda yaravuze ngo uhagarikiwe n'ingwe aravoma. Abanyarwanda batinyaga ingwe pe, sinzi n'abarundi niba ruko. Bwari Kaneza na nina babitubwira, sinzi n'abarundi hari we ndanuko. Ariko abanyarwanda batinyaga ingwe kugeza bavuze ngo uhagarikiwe n'ingwe aravoma. Kuvuga ngo umuntu ari afite ingwe imuri ruhande yakora ibyo ashaka byose. Ngewe nkunze kuvuga mu myigishirize nk'abandi, noneho niba umuntu ahagarikiwe n'ingwe avoma, twe niduhagarikirwa n'umwami wacu Yesu Kristo, tuzakora byose. Amen, amen. Haleluya. Yohana 10:28 haratubwira nimuhasoma ngo intama zanjye nziha ubugingo buhoraho kandi ntizizarimbuka. Umva iryo sezerano. Inzira tugenda miratubwira Yesu niwe nzira, ariko iranatuvugisha. Ni nkuko Yesu ni nkawe yaguye ati nugera muri iki icyambere urabona ubugingo buhoraho. Iyi nzira winjiyemo ariyo jewe, ari je Yesu. Ikintu cyambere ubona nunyinjira mu kanyemera urabona ubugingo buhoraho. Icyakabi nukuvuga ngo ntuzarimbuka na hatoya. Icyagatatu kandi isindi sezerano rikomeye, nta uzakuvuvunura mu kuboko kwanjye. Muzahasome cyangwa se muhasome Yohana 10:28. Harimo ibintu bitatu by'ingenzi. Ubona ubugingo buhoraho, ntuzarimbuka na hato, kandi nta uzakuvuvunura mu gipfunsi cyanjye, mu kuboko kwanjye. Urimo uzagumamo. Ni isezerano Yesu yaduhaye, ni isezerano ino nzira tugendamo yaduhaye. Nukuvuga ngo ni inzira ivu. Imana yacu ishimwe cyane. Agakiza rero tukabonera ubuntu muri Kristo Yesu iyo twemera tudashidikanya ibintu bitatu ngiye kubabwira. Ako gakiza, iyo nzira, ayo masezerano tuyabonera muri Kristo Yesu honyine iyo twemeye ibi bintu bitatu ngiye kubabwira. Iyo tumwemeyeho ibi bintu bitatu, ikintu cya mbere tugomba kwemera ni urupfu rwe. Urupfu yapfuye ku musaraba ku bwacu.
ibyo tubisoma mu Baroma ibice 5:8 haranditse ngo niba mubishoboye tujye tugenda namwe musoma. Haranditse ngo ariko Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Icyo ni ikintu, yerekanye urukundo rwayo idukunda Imana, kuko Kristo yadupfiriye tukiri abanyabyaha, yaradupfiriye. Iyo nemeye ko Kristo yampfiriye, icyo ni ikintu cya mbere gituma mbona agakiza, nicyo gituma mbasha kwinjira muri iriya nzira yitwa gakiza, iriya nzira ariyo Yesu Kristo. Ibyo byose tuzabisobanukirwa neza nidutangira kwiga amaraso ya Yesu Kristo n'umusaraba wa Yesu. Ndi gusasira icyo cyigisho ngo Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo Kristo yadupfiraga. Icyo nicyo kintu cya mbere, kwemera ko Yesu Kristo yadupfiriye, ukemera ko yagupfiriye, nkemera ko yampfiriye. Kubera iki yapfuye? Kuko Imana yari ikeneye ko habaho ko hatangwa ubuzima butigeze bukora icyaha, kugira ngo ubundi buzima bwose bwakoze ibyaha bubabarirwe. Nta bundi buzima bwari kuboneka uretse ubwa Yesu Kristo. Niyo mpamvu Imana yamutanze. Yesu yatanzwe kugira ngo twebwe umunyarwanda, hari umugani mu Kinyarwanda bacuvuga ngo icyo umutima ukunze amata aguranwa itabi. Icyo umutima ukunze amata aguranwa itabi. Nukuvuga ngo ngewe nimba umutima wanjye ukunze itabi, kandi itabi ni ikintu kibi. Itabi ni ikintu kibi, murabizi, isi yose iraryamagana. Ariko niba umutima wanjye wakunze itabi, nshobora kwemera nkatanga amata, kandi amata ni ikintu cyiza. Amata arera umwana agakura. Amata na Bibiliya yatangaho ingero nyinshi cyane. Amata ni ikintu cyiza, itabi ni ikintu kibi. Ariko mwumva uwo mugani umunyarwanda yaciye ngo icyo umutima ukunze amata aguranwa itabi. Nukuvuga iki? Nimba nkunze ikintu nubwo ari kibi, nge nshobora gutanga icyiza kiri muri ngewe kugira ngo cya kibi nkibone. Nshobora gutanga icyiza ntunze kugira ngo cya kibi nakunze nkibone. Kuki se mvuze ibi bintu? Waba wibaza uti kuki Théoneste atanze rugero kandi ibyo nibi? Nuko ushaka kuvuga iki? Yesu Kristo yadukunze turi abanyabyaha. Yaraturebye abona muri twe huzuyemo itabi. Yirebye abona muri we huzuyemo amata. Ariko waremera atanga amata yari muri we, yishyiraho itabi ryari muri twebwe. Amata ye atuzaho. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Amata agereranywa no gukiranuka kwa Kristo. Yesu Kristo yemera gufata itabi ryari muri twe, ari byo byaha byari muri twebwe, abyishyiraho. Kuko Bibiliya tubwira muri Petero wa mbere ngo yafashe ibyaha by'abari mu isi abishyira mu mubiri we, bibambanwa ku musaraba. Yafashe itabi ryari mu mwana w'umuntu, ryari muri ge, ryari muri wowe, ryari muzamwizera wese. Iryo tabi ararifata, we avana amata yari muri we arayaduha. Haleluya. Imana ishimwe. Kuko amata Kristo yaduhaye ni ugukiranuka kwe. Ayo mata rero yabonetse cyagiye ari ku musaraba yadupfiraga. Niyo mpamvu iyo twizeye urupfu rwa Yesu duhita duhabwa ayo mata agereranywa no gukiranuka kwa Yesu, agereranywa n'agakiza ka Yesu, kandi ni nawe gakiza. Imana ishimwe cyane. Icya kabiri gituma duhabwa ko gakiza, gituma tuba muri iyi nzira turi siri, icya kabiri ni ukuzuka kwe. Kuzuka kwe, urupfu no kuzuka kwa Kristo. Kuko iyo atazuka tuba tuvuga iki suko? Tuba tuvuga iki? Iyo apfa nk'uko abandi bapfuye agahera ikuzimu. Nabo tuzi bapfuye kera tujya twumva babaye ibihangange bagapfa, ariko tukaba tutakibabona. Nawe yahera byari kuvuga bati nawe baye nk'abandi bose. Ariko Imana ishimwe ko Yesu yapfuye ku munsi wa gatatu akazuka. Mu Baroma ibice 5 kuri uwo murongo twasomye, muri icyo gice twasomye umurongo wa 10 haratubwira ngo ubwo twunzwe n'Imana kubw'urupfu rw'umwana wayo. Ubwo twunzwe n'Imana kubw'urupfu rw'umwana wayo wadupfiriye tukiri abanzi bayo, none ubwo tumaze kungwa nayo ntituzarushaho gukizwa kubw'ubugingo bwe. Niyo mpamvu nitwiga umusaraba tuzabibona neza cyane.
k'umusaraba wa Yesu Kristo watumye habaho isi ebyiri, deux mondes. Il y a deux mondes. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana tubwira ngo abari muri Kristo Yesu ni byaremwe bishya. Kuko ngo hariho abaremwe bushya n'abandi batararemwa bushya. Imagine niba umuntu apfuye bigatuma twiyunga n'Imana. Noneho se nazuka tuzarushaho kwiyunga nayo mu buryo buhambaye noneho. Kuko ngo kuzuka kwa Kristo kwakemuye kurushaho imibanire yacu n'Imana. Kwarushijeho kuduhamiriza ibyiringirwa byacu, esperance yacu, ibyiringiro byacu byarushijeho noneho kuba bihamye. Kuko yaza guhera ikuzimu twari guhura n'akaga, kandi Satani yari kuvuga ati ndamuheranye. Imana ishimwe cyane. Cya gatatu gituma tubarasire muri iyo nzira, gituma turushaho kugiraho ibyiringiro, ni kubw'amasengesho ahora asenga adusabira iteka Yesu Kristo. Icyambere yaradupfiriye, arapfa kugira ngo twebwe tubone ubugingo, arazuka kugira ngo tuzabaneho iteka nawe. Ariko noneho aho yicaye iburyo bw'Imana, aho ari mu ijuru, ntabwo yicaye gusa. Haleluya. Bibiliya tubwira ngo ahora dusabira. Musome mu Baheburayo ibice 7 umurongo wa 25. Ngo nicyo gituma abasha gukiza rwose abegerezwa Imana nawe, kuko ahoraho iteka ngo abasabire. Kwa ngo ahora dusabira. Il est notre intercesseur. Il est l'intercesseur de celui qui croit en lui. Ahora asabira abamwizera bose, ahora dusabira imbere y'Imana, ahora dusabira tuvugira. Ni umuvugizi wacu. Il est notre avocat, il est notre avocat. Ni umwavoka wacu Yesu Kristo. Haleluya. Nta kintu kiza nko kugira avoka atarubonetse wese ari Yesu Kristo. Hano mwisi ndetse muri bihugu bya hano i Burayi, Amerika, ibihugu byo mu majyaruguru byose, nta muntu ubaho adafite umwavoka. Nta muntu uko umuntu abaho afite umuganga we, agomba no kugira umwavoka we, son avocat. Niyo mpamvu inanga y'umuntu bamubwiye bati ibi nibi ugomba kwita abana, avuga ati muhamagare mon avocat. Niba umwana w'umuntu yicara avuga ati nimuhamagare mon avocat, bamubwira bati ibi nibi, ati wagize gutya, ati ntacyo nsubiza, nimubaze mon avocat. Twe nk'abana b'Imana dufite avoka, umwavoka wacu, utuburanira Yesu Kristo imbere y'Imana. Niyo mpamvu kubw'amaraso ye tubasha gutsindishirizwa. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe. Ngo nicyo gituma abasha gukiza rwose abegerezwa Imana nawe, abegerezwa Imana na Yesu. Kuko ntitwashoboraga kwegera Imana mbere. Hagati yacu n'Imana hari igikuta. Ariko umusaraba wa Yesu Kristo waje ari signe plus wo kuduteranya n'Imana, wo kutwunga n'Imana. Ce n'est pas pour rien ko ari umusaraba yagiyeho. Nuko ari umusaraba waradufashe mu kuboko kumwe, mu kundi uraza utwunga n'Imana. Yesu ari hagati yacu n'Imana, niwe muhuza wacu n'Imana, niwe utwunga n'Imana. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe. Indunduro y'igisobanuro cy'ijambo rero agakiza, nuko agakiza ni impano y'Imana, le don de Dieu. Kandi iyo mpano y'Imana niyo Yesu Kristo, kandi Yesu Kristo niwe bugingo bwacu, niwe bugingo buhoraho, niwe gakiza kacu. Imana itugirire neza. Niyo mpamvu ari amagambo yo muri Yohana ndayakunda cyane 3:16, ni intango y'agakiza kacu, mbese ni centre de l'évangile. Kuko nkuko mubizi Bibiliya ni lettre y'urukundo Imana yandikiye umwana w'umuntu. C'est une lettre d'amour. Ni baruwa y'urukundo Imana yandikiye umwana w'umuntu. Kera tukiri abana nyine wajyaga ugira gutyo ukandikira akabaruwa keza inshuti yawe, ukabishyiraho utuntu twaje teme n'imitima myinshi. Ariko iyi ni baruwa y'urukundo rurenze.
mu gifaransa baravuga ngo ça dépasse notre entendement, birenze uko twabyumva. Imana yaradukunze birenze uko twabyumva, yatanze le plus cher dans ses yeux. Ubundi impano nzima, burya impano ni ugutanga. Iyo ukunda umuntu umuha icyo ukunda kurusha ibindi. Ariko abantu mwisi barabicurika. Iyo agiye guha umuntu ikintu amuha icyo yahaze, icyo abona atagikeneye ngo ubwo aramuhaye. No, c'est le contraire ku Mana. Imana yatanze le plus cher, ikikunda cyane, umwana wayikunda cyane niwe yatanze. Tekereza. Imana idusange kandi Imana idufashe. Reka noneho turebe ingingo ya gatatu ni nayo turangirizaho. Iyo nzira cyangwa se ako gakiza, iyo nzira ikikijwe n'inkike ebyiri. Inkike sinzi niba tubyumvikanaho twese mu Kinyarwanda. Inkike navuga ko ni deux côtés, impande ebyiri, deux côtés. Ni ukuvuga iyo umuntu yinjiye mu gakiza, iyo umuntu yinjiye muri Yesu abakikijwe n'ibintu bibiri, n'inkike ebyiri, n'impande ebyiri. Ni ukuvuga ngo ugenda hagati y'ibintu bibiri, iyo winjiye muri Kristo Yesu, ya nzira nababwiye winjiramo ntusubira inyuma, ahubwo ugakomeza imbere gusa. Ugenda hagati y'impande ebyiri cyangwa se y'inkike ebyiri cyangwa y'ibintu bibiri bigukikije, biguproteje, bituma uzagera ku mwisho w'iyo nzira. Nibyo tugiye kureba. Bigaragara ngo agakiza kari muri twe nuko kagomba kumera. Nabo tubwiriza kugira ngo bakizwe, bagomba kuba bakikijwe n'ibyo bintu bibiri. Bitabayeho kimwe kikabura n'ikindi ntacyo kimara. Ikintu cya mbere ni ubuntu, la grâce. La grâce, ubuntu. Vuga ngo umuntu ahabwa agakiza kubw'ubuntu bw'Imana. Bivuze ngo ntacyo wakora kugira ngo ubone agakiza. Ntacyo. Reka dusome muri Yohana igice cya mbere ku murongo wa 16 n'uwa 17. Reka nsabe Janine ahadusomere. Yohana igice cya mbere umurongo wa 16 geze ku wa 17. Yego. Igice cya mbere umurongo wa 16 kugeza ku wa 17. Yego. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere dore ku murongo wa 16 tugeze ku wa 17. Kuko amategeko yatanzwe na Mose, ariko ubuntu n'ukuri byo byazanywe na Kristo, byo byazanywe na Yesu Kristo. Uhereye kera kose nta muntu wigeze kubona Imana, ahubwo umwana w'ikinege uri mu gituza cya se niwe wayimanyekanishije. Haleluya. Imana yacu ishimwe cyane. Urumva neza? Uyu murongo uratubwira ngo abantu bakizwa kubw'ubuntu bw'Imana, ntabwo ari amategeko, ni ubuntu. Mu gifaransa tuvuga ngo l'homme est sauvé par la grâce. Umuntu akizwa n'ubuntu bw'Imana. Kandi iyo Mana imenyekanishwa na Yesu. Nta kintu wakora ngo ubone agakiza. Ni ubuntu. C'est vraiment la grâce. Mu gifaransa tuvuga la grâce imméritée. Ni ubuntu tutari dukwiriye. Ni ikintu tutanakwiriye. Ni ikintu utaburanira. Ni ikintu utavuga ngo no. Immérité, ça veut dire ni ukuvuga ngo ni ubuntu tutanakwiriye ubundi ubusanzwe. Ariko ubwo buntu tutanakwiriye tudakwiye kubona, Imana yayo yarabuduhaye. Kandi nta n'ikidusaba gukora kuko ntacyo twabasha gukora kugira ngo tububone. Ni ubuntu bw'Imana. Ubuntu ni ikintu uboneye ubusa, ni ikintu umuntu aguhereye ubusa kuko agukunda cyangwa se kuko abona gusabye ikiguzi utakibona. C'est ça la grâce. Naho ubundi ni ukuvuga ngo hari ikintu ugomba gukora kugira ngo ukabone, ntabwo byaba bikitwa ubuntu.
byaba bibaye mérite cyangwa se byaba bibaye igihembo. Imana rero ntabwo ari uko nguko. Niyo mpamvu hari ikindi kintu cya kabiri. Icyo nicyo kintu cya mbere. Iyo niyo nkike ya mbere. Icya kabiri ngiye kubabwira nacyo kitabayeho, iyo nkike ya mbere ntacyo yamarira umuntu. Ubwo buntu bw'Imana ntacyo bwamara. Ntacyo. Icya kabiri rero, inkike ya kabiri kugira ngo umuntu agende hagati y'izo nkike ebyiri cyangwa y'izo mpande ebyiri. Inkike ya kabiri niyo twita kwizera, la foi, ukwizera. Imana ishimwe cyane. Kuko kwizera Yesu Kristo, kwizera Yesu Kristo ni igisubizo umuntu atanga avuga ati ako gakiza k'ubuntu ndagakeneye kandi ndakemeye. Cyangwa se ako gakiza, ubwo buntu Mana ndabwemeye. Niyo mpamvu kutizera Yesu Kristo bihagarika ubuntu bw'Imana. Niyo mpamvu nababwiraga ko urwo rukuta rwa mbere rwitwa ubuntu ntacyo rushobora kumara hatabayeho urundi rukuta rwitwa kwizera. Kugira ngo ubuntu buhagarare bukomeze bube urukuta, nuko haza urundi rukuta rwitwa kwizera ruvuga ngo wa buntu we ndakwemeye, wa buntu we ndakwakiriye. Amen, amen. Haleluya. Imana yacu ishimwe cyane kandi Imana ihabwa icyubahiro. Umuntu yavuze ati wa buntu we ndakwanze, bwa buntu buragenda, iyo nkikira hanuka ikagwa, ntabwo yahahagarara, ntibishoboka. Niyo mpamvu kugira ngo ngende hagati y'inkuta ebyiri, kugira ngo ugende hagati y'inkuta ebyiri, urukuta rwa mbere rwitwa ubuntu bw'Imana, urwa kabiri rwitwa kwizera k'umwana w'umuntu, kwizera Yesu Kristo k'umwana w'umuntu. Ibyo bintu byombi birakenewe kugira ngo iyo nzira noneho uyigendemo, izo nkuta zihagarare. Hirya iburyo uburinzwe n'urukuta rwitwa ubuntu bw'Imana, ibumoso uburinzwe n'urukuta rwitwa kwizera, ukagendamo aho ngaho hagati. Noneho wagendamo hagati, kwiherezo wajya kurangiza kwiherezo ukabona winaze mu bugingo buhoraho. Haleluya. Imana yacu ishimwe cyane. Icyo Imana idushakaho. Ngiki Imana idushakaho. Dusomye mu byakozwe n'intumwa ibice 16 umurongo wa 31, reka nsabe wa wundi wadusomeye n'ubundi ahadusomeye, cyangwa se undi witeguye nawe ahadusomere. Undi witeguye nawe ahadusomere. Ibyakozwe n'intumwa 16:31. Ibyakozwe n'intumwa 16:31 haravuga ngo baramusubiza bati izera umwami Yesu urakira ubwawe n'abo mu rugo rwawe. Amen. Izera umwami Yesu Kristo urakira wowe ubwawe kandi ukizanywe n'abo mu rugo rwawe bose. Urakizwa. Izere ubuntu Imana itanga bw'agakiza. Agakiza Imana irashaka kuguha ku buntu, irashaka kukaguha ku buntu gusa. Seulement par la grâce. Seulement par la grâce. Byizere ukire kandi n'abawe nabo barakira. Izere ukizwe n'abawe n'urugo rwawe rwose rurakizwa. Ni ukuvuga ngo d'un côté ni ubuntu, de l'autre côté ni ukwizera. Kimwe kibuze ikindi ntigikora. Imana itaduhaye agakiza ku buntu ntabwo wabona icyo wizera. Kuko agakiza itanga ku bantu ikanyuza muri Kristo. Kugira ngo rero umuntu abone agakiza yizera Kristo. Imana itatanze Kristo ku buntu ntabwo twabona icyo twizera. Ngizo inkuta ebyiri tugenda hagati yazo. Imana idusange, Imana ingenderere. Niba tugomba kubwira abantu, tubabwire ko agakiza gatangwa ku buntu. Noneho kwizera kwanjye kukaba ari ukwemera ko gakiza Imana impaye. C'est une réponse que je donne à Dieu.
ni igisubizo ntanga mpimana nkavuga nti urakoze cyane Mana, ako gakiza ndakakiriye ndakemeye. Nta kintu kibabaza nko kugira ngo umuntu aguhe impano yanjye uyirojete, agukunze ayiguha agukunze ari kuyirojete uyanjye. Aha nubwo ari impano nk'izindi, ni impano y'ubugingo buhoraho. Imana itugendere kandi Imana idushoboze. Icyo nzi ni kimwe, nuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo abayo Imana yabamenye kera cyane isi itararemwa. Abayo nibwo yabamenye. Imaze kubamenya ibashyira muri Kristo Yesu, ibacagurira ibashyira muri Kristo Yesu. Ntabwo ari uko hari abo yanze nk'uko abantu benshi bajya babwiriza ubutumwa bubi. Ntabwo ari uko Imana hari abo yange kavuga ngo wese inkushyira muri Kristo, ngo wowe ndagukunda ndagushyira muri Kristo, ko harabigisha ibyo bintu. Ubwo n'ubutumwa bupfuye bwavuye ikuzimu. Gusa kuko Imana imenya byose bitaraba. Imana ndagira ngo mbibabwire ifite karakterisitike eshatu cyangwa ibiyiranga bitatu. Ni ishobora byose, iba hose, izi byose. Il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Ishobora byose, iba hose, izi byose. Rero noneho kuko Imana isi itararemwa yari yarateguye kuzohereza Kristo kubera izi ko Adamu azacumura, none ikaturestora cyangwa se ikadusubiza ibyo Satani yatwambuye anyuze kuri Adamu, ikabidusubiza. Imana yari yarateguye ko izabidusubiza ibinyujije muri Yesu. Imana rero itarohereza Yesu tutaranabaho, yari iza abazemera Yesu Kristo, yari ibaza abazamwizera, kuko Imana ntabwo igishyiraho igitugu. Ni nayo mpamvu ijambo ryayo rimbwira ngo dore nshyize imbere yawe inzira ebyiri, imwe irajya kurimbuka, indi irajya mu bugingo. Ngewe ndakugira inama ko wanyura mu yijya mu bugingo. Ariko nta muntu n'umwe unyura mu ujya kurimbuka Imana izohereza abajandarume bo kujya kumukubita ibiboko ngo nagaruke. Ashwe Imana isabu ireka umuntu akihitiramo. Kuko rero Imana yari iza abazahitamo Yesu, yahise uvuga iti do tutufaso ndabazi ni bariya, reka mbashyiremo. Niyo mpamvu ngira ngo mbabwire, ngiye kurangiriza kuri aka gakuru, kandi ndasaba Imana cyane kugira ngo gafashe ubugingo bwawe, ndetse nanjye kongere kumfasha. Niba Imana, ubu butumwa Imana uduhamagarira kubwiriza, tugomba kubikora, kuko hari abo Imana yahize muri Kristo kandi bataraza. Mwibuke ko ntangira naravuze ngo tubanze twisuzume turebe, eske nous sommes libérés? Niba dushaka kubwira abantu ngo babe libérés, niba dushaka kubwira abantu ngo babaturwe, kuko ijambo ry'Imana tubwira ngo umwana n'ababatura muzamubatuwe by'ukuri. Yesu Kristo abwira abayuda bamwizeye mu bice 8, Yohana ibice 8 umurongo wa 32 ngo ukuri nimumenye ukuri niko kuzaba batura. Ku murongo wa 36 kandi akavuga ati umwana n'ababatura nibwo muzamubatuwe by'ukuri, kuko uwo mwana niwe kuri, niwe nzira, niwe kuri, kandi niwe bugingo. Ni ibintu bitatu. Noneho rero nti tubanze turebe eske nous sommes libérés. Niba noneho twebwe tumaze kumenya ko turi libérés, nkuko Yesaya, mwibuke ko Yesaya burya ajya kubwira Imana ngo noneho wantuma, nuko Imana yari imaze kumukoza ku ikara ry'umuriro. Haleluya. Yari imaze kumuhagakiza, yari imaze kumutunganyiriza umurimo wayo. Natwe Imana nimara kudutunganya, tugomba kuvuga ubutumwa bwo kubatura, kugira ngo abantu babatuke. Aho ndi mvuga ubutumwa, aho ntuye, aho nkora, aho ngenda mu nzira, abo mbana nabo, abo nsuye. Nuko nguko tugomba gukwirakwiza ubutumwa mu isi yose. Noneho rero dore ikibazo, impamvu tugomba kubikora ni iyi: hari abantu Imana yashyize muri Kristo ariko iracyabategereje. Abo ngabo igitegereje nibo twebwe Imana iri kudutuma kujya gushaka, kuko barahari bagomba gukizwa. Barahari bakeneye kumva ubutumwa kugira ngo nugukoma imbarutso gusa kugira ngo bahite baza muri Kristo Yesu, kuko deja Imana irabizi ko bazajyamo. Reka mbahe urugero rutwumvisha ibyo bintu, kandi urwo rugero nirwo ndarangirizaho. Dore hari agakuru keza cyane. Inkoko yari ifite abashwi,
ariko noneho nako inkoko yarariye amagi yayo. Noneho nyiri inkoko yari yatoraguye igi ahantu naryo araza rishyira mu magi y'inkoko, ariko iryo gi ryari ryatewe n'igisiga. Igisiga iki cya kinyoni kiguruka gisiga rwose. Noneho araza rishyira mu magi y'inkoko, inkoko nayo irarirarira, igiye guturaga cyangwa se kuvanamo abashwi bayo, naryo irarimena, havamo nawo umushwi w'igisiga, ariko nawo kakiri gato kari kameze nk'inkoko. Inkoko irerana abashwi bayo n'uwo mushwi, kuko yo yarigira ngo niryo gi niryayo, ibirerera hamwe. Abo bana b'inkoko batoya babashwi ibarerana n'uwo mushwi w'igisiga. Ariko noneho uko bikura wa mushwi w'igisiga wo ukajya ugenda wumva aho hantu uri atarahawe. Uko bikura ukajya wumva, ukareba inkoko uko zibaho, uko zigenda, uko zigerageza akantu kakubita ngo ziri kwirukanka zishaka kuguruka zisange nyina, ako gasiga ko kakaguruka cyane, kakaguruka cyane, ariko kageza ukaza kubona katariko ahantu n'umwanya wanjye koko. Uko bikura ko kakagenda gakura kabona yuko atari umwanya wako. Noneho rero kajya kararama kabona ibindi bisiga hejuru biguruka, kakahora kareba hejuru, kareba katariko kavuga atariko ari ahantu aho siho iwanjye, hari siho iwacu, siho ngomba kujya, ahari muri biriya bisiga biri kuguruka hejuru siho ngomba kuba, ko numva mfite imbaraga ziri muri ge zishaka kunjyana hari ahantu gute n'ibiti. Icyo gisiga uko gikora kikagenda kibaza, cyareba inkoko uko zikura ziguruka, zikabona wapi nta kagufu zishyiramo. Noneho igihe kimwe zarakuze, cya gisiga kiri hamwe n'inkoko, ariko kikabona ntigisa n'izo nkoko, kikabona wapi. Noneho rimwe kiza kubona ibindi bisiga mu kirere biri kuguruka byikorera imyitozo bigira gute, cya gisiga nacyo kigaragara nko kiri mu nkoko, abantu bagira ngo ni inkoko, kirituga nacyo gifata position, kiravuga kita ahantu ntabwo ari umwanya wanjye, ahantu ntabwo ari umwanya wanjye. Bagiye kubona ngo kiragurutse, kiratumbitse. Na nyiri inkoko abona kiratumbitse, kivuye muri za nkoko, na za nkoko zisigara ziraramye zireba hejuru. Kiratumbika, kiragenda kiratumbika, kigera hejuru mu kirere cyane, gisaga bya bisiga bindi. Kigezeho kiranezerwa, kigurukana na bya bisiga, kirishima, kigubwa neza, kiba kigezaho cyagenewe kuba. Bene data bashiki banjye, nagira ngo icyo kintu mu cyumba. Hari abandi bantu bari muri iyi si, ariko bari kumva muri batari iwabo, bari kumva ibyo barimo atari ibyabo. Abo nibo tugomba kujya kubwiriza, tugakoma imbarutso, nabo bakaguruka mu izina rya Yesu. Tugomba kujya kubabwiriza bagatumbagira, bakaza muri Kristo Yesu. Abo bantu bari mu nkoko ariko ntabwo ari inkoko, abo bantu n'ibisiga we, tujye kubabwira. Bakeneye kumva kiriya gisiga cyabonye ibiguruka bigiha imbaraga. Biriya bisiga byagurukaga byakomye imbarutso, nacyo kiraguruka. Uko niko natwe iyo tubwiriza ubutumwa bwiza, burya tuba turi kubwira abantu ngo ntago muri mu mwanya wanyu. Ba bandi bacaguriwe muri Kristo Yesu, isi itararema, bahita batangira kumva bashyugumbwa guhaguruka. Nibwo igihe kigera ukumva umuntu akubisa amarira hasi, aravuze ati ni munsengere nanjye nkizwe mu izina rya Yesu. Nguwo murimo duhamagarirwa nshuti zanjye, nguwo murimo duhamagarirwa. Wo niwo murimo uhamagarirwa, niwo murimo mpamagarirwa. Icyo nicyo Yesu yadukirije. Ntabwo Yesu yadukije ngo tuze twicare, ntabwo Yesu yadukije ngo tunezerwe turirimbe ngo twarakijijwe gusa. Oya, tugomba kujya kuzana bariya abantu bari gushyugumbwa batahaguruka. Mwibuke cya gihe cya Nowa amaze kubaza inkuge, Imana yaramubwiye iti ubu rero igihe kirageze ngiye kurimbura isi. Ariko kuko yagombaga kuzana inyamaswa bibiri n'abantu,
muzi ko igihe cyarageze Nowa akajya yirukanka abonye hari inyamaswa ngo zitihutaga zamutinzaga kandi Imana ishaka gukinga urugi. Yarategereje ahagaze ku rugi akajya ategereza ko zinjira, yabona zitihuta akajya kuzihutisha, akagenda akazihutisha, akajya gutebutsa. Natwe tugomba kujya gutebutsa bari abantu batihuta, no kubabwira, tujya kubabwira igihe kiri kubacika, ni muze tugiye gutaha iwacu, tugiye gutumbagira mu kirere, ko tuzatumbagira dusanganira umwami Yesu. Ni muze tugiye gutumbagira, tugiye kuguruka. Namwe mwaremewe kuguruka mwiguma aho ngaho. Nituvuga ijambo rizima ry'uko umwana n'aba batura bazaba batuye by'ukuri, bariya bazahita biyumva, bazahaguruka, bazitugatuga, bagire gutya, bumva imbaraga z'umwuka wera zirabashyiguye mu izina rya Yesu. Ngibyo byo tugomba kujya kuvuga, byo nibyo duhamagarirwa. Imana ibagirire neza mu izina rya Yesu, kandi iri jambo ry'Imana riduhamagarira gukora uyu murimo, tuwusengere tuwukore mu izina rya Yesu. Imana ibaha umugisha. Ngiryo ijambo Imana yari yampaye kubaganiriza. Amen, 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 amen. Nimunyemerere dusenga Imana. Uwiteka, Imana ikomeye, Imana isumba byose, nyir'ububasha bwose, Imana se w'umwami n'umukiza wacu Yesu Kristo, ndagushimye kubwira ijambo wemeye ko umwuka wawe wera anyuzamo kugira ngo rigere ku bwoko bwawe. Nsengeye abumvise iri jambo ubaha umugisha kandi ribahindure. Nsengeye abazumvira ijambo nabo ngo rizabahindure, ribazane mu gakiza, ribatere kwemera no kwizera umwami Yesu Kristo, kuko ari we nzira yonyine rukumbi ituma umwana w'umuntu abasha kugera iwawe mu ijuru. Urakoze Data, ndagusabye Uwiteka Imana ngo umwuka wawe wera agenderere abo warangije gushyira muri Kristo Yesu, kugira ngo abakomange bamenye yuko aho bari atari mu mwanya wabo, bamenye yuko bakwiye kuhava bakajya aho bagenewe kuba. Oh haleluya, shimwa uhimbazwe iteka, kuko wowe nk'Imana ukora ibirenze ibyo dusabye. Ni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti byose mbyambaje nizeye. Amen.